banje kubasuhuza abakunzi b'ikinyamakuru cyanyu Rwanda Magazine. Uyu munsi nibwo umuhanzi Israel Mbonyi asubiyemo bitewe n'ukuntu amaze igihe aririmba indirimbo zo mu Giswahili zigakundwa cyane. Uyu munsi nibwo yavuze ngo agiye gusubiramo indirimbo yitwa Tugumane. Ndagaruka n'ubundi ku muhanzi ari we Junior Rumaga, umunyabisigo ari kumwe na Keniso, nabo basohoye igisigo cyitwa Nzaza. Ese aya makuru mbazaniye mwiteguye mute? Nimwicare maze mwumve ibyibi byamamare byo mu Rwanda byavuze ngo reka bibakorere mu media byereka batanazi bibashimishe. Rero wowe utari wakora subscribe mukunzi wa Rwanda Magazine hose, ndagira ngo kandi subscribe, share, like, comment ni iby'agaciro. Wowe wakoze subscribe ukabona kisharinga video zanjye zikugezeho ni iby'agaciro cyane. Ndagaruka kuri iyo ndirimbo ya Israel Mbonyi kuko murabizi ko iyo ndirimbo Tugumane ni indirimbo amaze igihe yarakoze, ariko bitewe n'uko amaze igihe akora indirimbo zo mu rurimi rw'Igiswahili, ngira ngo murabizi harimo za Sikiliza n'izindi nyinshi. Ndagira ngo mbabwire ko neno yavuze ngo nta mpamvu nimba nkoze indirimbo igakundwa mu rurimi rw'Igiswahili, reka n'iyi ndirimbo mfite Tugumane kuko irimo amagambo meza y'isanamitima nayo yo guhimbaza Imana, nayo reka mfashe ba bandi batumva ikinyarwanda nabo mbafashe bumve ubutumwa buri muri iyi ndirimbo, nanjye mbushize mu rurimi rw'Igiswahili, dore ko asigaye akunzwe no gukurikiranwa n'Abanyatanzania, Kenya, nyine mwa bino bihugu byose bivuga ururimi rw'Igiswahili. Arangije avuga ati rero Tugumane nayo reka nyishyire mu rurimi rw'Igiswahili, yambuke ije hanze y'u Rwanda nabo bakomeze bayikurikirane. Okay, si ibyo gusa, ndagaruka kuri Junior Rumaga hamwe na Keniso ubwo basohoye igisigo cyabo bakise Nzaza. Bakita Nzaza. Unyarukiye kuri YouTube channel ya Junior Rumaga wasangaho Nzaza feat Keniso bafatanije. Rero iki gisigo cya Nzaza kirimo amagambo nyine agaruka avuga kazaza, ameze nkaho we yigize nk'umusirikari ugiye kugwanira igihugu, ugiye ku rugamba, ariko akaba agiye mama wiwe akamusiga ahangayitse. Akamusiga ahangayitse, noneho yarangiza akavuga ngo nzaza. We nyine akamusezeranya kazaza, kubera ko namwe murabizi ko iyo umusirikare atabaye ku rugamba aragenda, iyo bikunze aragaruka, byaba umwaku ubwo nyine namwe murabyumva. Ni gutyo urugamba ruba rumeze. Ntago urugamba uragenda ufite icyizere kuzaza, yego ukaza, cyangwa se bikarangira byanze. Rero niyo mpamvu Junior Rumaga we yavuze ngo ku buryo bwo kugira ngo duhumurize ababyeyi batwibarukiye, abakunzi b'igihugu bakitangira igihugu, bakagikorera. Niyo mpamvu yasavuga ati ngo ngewe na Keniso reka twikore mu media twiyereka abatanazi, tubasohorera igisigo bise Nzaza, tuvuga nyine ku buzima bw'abasirikari ko iyo bagiye bagenda nyine ababyeyi baba batifuza ko bagenda, kuko nawe urabizi ko ntabwo umubyeyi wawe yakujana ahantu azi ko hariho bamwe baguyeyo, neno ngo we kuko nawe ntabwo aba yizeye kuri bugaruke. Oya. Rero niyo mpamvu iwe yagiye, umubyeyi we nyine akamusiga ahangayitse. Umubyeyi kuko yagiye atabishaka, yagiye umubyeyi we atabishaka akamusiga ahangayitse. Nani rero niyo mpamvu we yahise akita Nzaza. Ndagira ngo mbabwire ngo icyo gisigo ni cyiza cyane, mwumvishe amagambo yacyo ni cyiza cyane cyane. Rero ndagira ngo nongere ngaruke muri aka kanya
ese naza mwajahe. Hari undi muhanzi witwa Davis na Platini bagiye gusohora indirimbo, ndagira ngo mbabwire nyuma y'amasaha 28 ndahita mbageza iyo ndirimbo, ndahita mbabwira izina ryayo, ubundi mbabwire n'amagambo arimo. Mwewe mumbe hafi gusa mukurikire Rwanda Magazine, ukora subscribe, ukora share, like, comment. Wowe ndakubwiye ngo ntacyo uzabura kuri Rwanda Magazine, ikintu bita entertainment. Je nzajya mbahereza amakuru masha kandi yizewe y'umuziki, haba hanze y'u Rwanda, haba mu Rwanda hose, Asia, Australia. Mwese ndababwiye ngo amakuru byaranyabagezaho. Ngira ngo wowe munyarwanda uri muri Amerika, cyangwa se uri mu Bufaransa, cyangwa se muri za Ukraine, mwese ndavuze ngo ndagira ngo munkandire comment, munkubite subscribe, like, share, ubundi ngewe njye mbahereza amakuru ya byamamare byanyu bya hano mu Rwanda, indirimbo nshasha bigiye gusohora, namwe aho muri muje mubikurikirana. Rero ndagira ngo mbashimire, ndabakunda cyane bakunzi ba Rwanda Magazine hose, mukomeze munshigikire, ubu nanjye ntera imbere mbashakira amakuru meza nyabakubita, nishima nanjye nishima. Asante sana, mukurikire iyo ndirimbo Tugumane Israel mu rurimi rw'Igiswahili, mukurikire n'igisigo Nzaza cya Junior Maga na Keniso, kandi murabizi ko abona abahanzi b'ibyamamare kandi baririmba umuziki mwiza cyane, haba Keniso, haba Junior Maga mu gisigo kiwe, haba Israel Mbonye mu ndimbo zo guhimbaza Imana. Ndabizi ko ari abasore beza cyane, ndabakunda cyane.